kuba uri umusex worker cyangwa se uri indaya ntibivuze yuko ujya ku karubanda kuko hari udakeneye kugura ase shwa chari yarabyaye wamuteye inda se ndiko azagere wazagiye kumubaza wazagiye kubaza shari hafi wabo nyine uzi amakuru yabo day by day Uburaya kisinjya ntwarinda ubwo uzajye kubaza shari iyo duherekeje abageni tubageza ku muryango ku rugi rw'icyumba ntago tujya dufungura ngo tujye kureba ibyo bari gukora mu cyumba n'ubu ngiye gukora amavideo y'amakomedi nambaye amakanzu mu misize bazavuga ngo iki nati noneho yabaye umugore karabaye turabasuje rero bakunze umutako TV nizere ko mumeze neza nizere ko ubuzima buri kugenda neza kandi namwe n'abatameze neza nizere ko Imana irahari kubafasha nk'ubisanzwe tubazanira abantu bagiye batandukanye tubazanira ibyamamare bigiye bitandukanye mu buryo bwose ndavuga muri football muri gospel muri music muri mbese cinema public figures social media ibintu nk'ibyo hose tukagenda tubakorera muri zo angle zose hano ndi kumwe na Jihad ambaye neza bro urakoze papa scrolling cameraman zamuga tureba ubundi uhagaza ngaho ubungubu oya ndambaye gusa setu oya uhagaza ngaho ariko wajureka gukabya wambaye neza kabisa abana b'ibiryogo urakoze cyane ntago duhendwa tugura kuri make nkangaye nyine tubwire ni make ntago njya nkunda kumeshoninga kuko hari igihe turi mu isi y'abantu batandukanye hari igihe ushobora kubwira n'umuntu noneho wabuze ayo kugura n'ibiryo kandi wambwira ngo nambe nk'ibihumbi 300 cyangwa 400 agahita avango cyane make ashoboka akugira ubundi nkuzi ko gukunda kuremera abantu ubundi bita ko nkuremera cyane boss mukuru ko umuntu wampostinze man umeze neza ariko ja yameze neza cyane by the way entertainment isubungu buri kuyibona gute ni nk'ibisanzwe ndi kubona muri iyi minsi uri kumanaginga abahanzi hari abantu ndi kubona ukunda ndi gufasha abahanzi sindi kumanaginga abahanzi kugenda bafasha ariko se ubundi kunzi iyi showbiz ndayizi nta bantu wenda kireka niba ari wowe ubikora hari ukuntu abenshi babikora kugira ngo babonemo indamu nyine ntago babifasha nk'umutima babikora nk'umutima wo gufasha ahubwo no kugira ngo nabo ubwabo babone amafaranga nawe urabazi ntago tubagarukaho ugasanga nko gukora ikiganiro nk'uko dukoze interview nkabwo ati wenda uzampereza 100 150 wowe kubera iki niki kibigutera kubikora kandi kubikorera ubuntu jewe ubundi ntago ngewe posting abahanzi ariko nkorana n'abahanzi batandukanye ako baye umunyamakuru n'ubungu wabikora mbese ahubwo reka wewe uri Jihad ni umunyamakuru public figure ni uri muri social media influencers so rero uwo mutima wo gufasha abahanzi ubundi gute uhugira uvahe gufasha ni ibintu bya buri muntu wese nukuvuga ngo gufasha abantu cyangwa umuntu ni inema sibyo ni umutima wa kimuntu nyine wo gufasha so rero niyo mpamvu gufasha nyine ni byiza ntako bisa nta nicyo rero mbigereranya nabyo kuko ntacyo nabona mbinganya kuko nyine ubu ujya gufasha nyine nuko hari icyo umurusha ese wajya gufasha umuntu ugomba kumukuramo amafaranga ntago bibaho iyo hajemo ijambo gufasha uramufasha nyine kuko nta kundi wabigira tukirangiza total lockdown nabonaga kenshi wagiye Rwamagana wagiye za Bugesera gufasha abantu ese ari amafaranga ufasha wowe uyakura he ese hari NGO mwaba mufite mukorana ifasha abantu tubwire tumenye se Jihad bundi hari nabandi nk'ungo muri comment section baraza bati Jihad wamfashije ko mburaye turi team nini n'abantu batandukanye iyo tugiye gufasha buri muntu wese ufite umutima wo gufasha aradushyigikira kugira ngo tujye gufasha rero ni ukuvuga ngo kuba warambonaga hose ntago burya nta wigisha uwaburaye kwinzara iryana
sibyo ni ukuvuga ngo rero nimba uzi ko wariye hakaba hari umuntu waburaye cyangwa wabwiriwe udafite ibyo kurya kubera icyo utamufasha kuko ni uko rero twabigenzaga ntabwo ari cyo cyenyine tuba turi timu nini byanazwiho nk'umuntu ukunda gutanga ukuri cyane wajya ureka gutoneka abantu kubera icyo ukunda gutanga ukuri cyane ukuri ni kwiza kuri ni kwiza nise ukunda kubabaza abantu ni byiza n'ubundi none se paka bazajya bahora bishimye hano turi mu ijuru ko turi ku isi ubu nyine hari ukuntu kubabaza abantu ushaka kuvuga kubabaza abantu ari wenda nk'umuntu akora ikosa runaka cyangwa se utunyango kunaka mu itangazamakuru muri myidagaduro ukajya ukarubanda hanyuma kugira ngo arikosore n'ukuri buze gutagatifuza rya bindi wagiye ubabwira ni box urababwira kugira ngo n'undi muntu urugero nigeze kubona kuri Instagram yawe ni live wari wakoze nka saa 12 kugeza saa 2 za nijoro uvuga kuri upostinga screenshot ya Yago yaciye umuhanzi 100 kugira ngo amuhe interview ese muri feedback wagiye ubona mu bantu bari bajoininze live Instagram yawe wabona ubundi bimeze bite ugendeye kuri side ya Yago ndetse ni yawe jewe side yanjye niyo mvuga ya Yago sinyize no kuvuga ngo kandi nabwo nabonye iriya screenshot nanjye uko wayibonye niko nayibonye nkuko wayibonye nuko bikwanga ku mutima nje rero buryo iyo mbonye ikintu ni gute riya miga yatsubura amafaranga ni maskira we ntayafite umuntu yakubwiye mufashe ese koko umuci 100 arabikura wenda nicyo kintu ashaka kumushyigikiramo kugira ngo impano yigaragare nta nayafite yo kugira ngo agikore waravuze ngo njye narapostinze abantu bose barumiwe baguye mu kantu ariko nanone ni business by the way ni business umuntu afite ukuntu agenga ikigo cye ariko nanone iyo umuntu yihandaga nje cyatumye mbikora kura nuko nzi neza yuko avuga ngo mfasha afasha abantu noneho nareba nkasanga ntago ariko bimeze ufasha abantu uko wavuze ko akunda gucinya inkoro turaza tubigarukeho mu ntuze muri nawe kugira ngo wenda ngazamuke ngo uravuze ngo ngo ndibuka ngo yaratubwiraga ngo tumufashe tumuhe interview tugire gute twebwe tumuhe interview mwebwe Yago nyine cyewe jihad nyine ngo yarabingingaga ngo mumuhe interview apostinga nyuma yo kwirukanwa kuri TV10 twebwe yes nyira abantu bose ba muri showbiz ariko si jihad ariko warabivuze jewe jihad yes naravuze ngo yaratubwiraga ngo abwiraga abantu bose ba muri showbiz ngo bamuhe interview kugira ngo ne iza postinga kuri YouTube kugira ngo nze hano wampamagaye yes kugira ngo a hosting umuhanzi aba yamuhamagaye aba yamwinginze se ngo aze bakore thank you none se ubundi tugira ngo hari umuhanzi nabonye muri gufasha Blaze uriya bimeze bite azaza ufite nk'igihe kingana gute burya amfamva cyumfa n'abanyamakuru n'amagambo yanyu nuvuga ngo umuhanzi tumufite muri lebo yitwa we represent iyo lebo yego nukuvuga ngo twe rero ariko ntaraguca mwina ahantu we represent hari amarushanwa mwigeze gukora ku ndirimbo ya Blaze hari abantu batsi ngo hazamo nanone ngo utuntu tw'utunyanga oya abatsinze twarayabahaye amafaranga yari umuntu wambwiye ngo twari ngo nindirimbo ngo nitwebwe ngo twabikoze nuko nyine nanze kubikubwira twari dufite team y'aba judge so ntago rero challenge zakozwe n'abantu mwagomba gutanga amadolari 100 yego nka we represent yego twayahaye rero watsinze ariko muzasubiremo neza wasanga bitari fair oya no kuvuga ngo iyo umuntu ari mu irushanwa bayumva ko ari buri buze kuza gutsinda yego okay Blaze muri we represent mufite abantu bangahe dufite Blaze hari nabandi tuzabereka mu misiza yego kuko we represent ifite gahunda yo gufasha abahanzi benshi bashoboka ni yawe ukoramo iki ndimo nanjye ndi muri team ya we represent ukoramo iki nyine ndi muri team ya we represent okay muri entertainment
mperuka ukina filime ubundi bimeze bite ubu ngubu n'ubundi ndazikora nuko utazibona ariko n'isoko ryaragize man ikibuga cyaranyereye isoko rya filime rwose ntago rimeze neza so rero izi online ariko baracuruza nubyutse mu gitondo ajya online warabibonye umuntu abyuka afite kamera ngo ndakora filime twe dufite gahunda muzazibona filime turi gukora ukunda gukoresha social media ese hari inyungu ijyanye n'amafaranga ukunda kubonamo ku buryo wabwira n'undi muntu bati social media uzikoresheje in holistic way wabona amafaranga cyane gute rero buri muntu wese abazibanga ry'akazi ke social media nizo zigutunze mfite akandi kazi ku ruhande ariko na social media en fait icyo navuga nuko iyo abantu babona hari ibyo ushoboye gukora baraguhamagara bakagufasha so nk'ubu ngubu nimba mfite ibintu bigera muri bingahe namamariza nuko hari ibyo babonye nshoboye kandi hari aho nshobora kugeza njya mbona bamamaza agakingirizo ikindi ni urusenda isabunera nayo ahubwo none okay hari saga wigeze kugira na Alex Muyoboke reka nkubwire nta saga nagiranye na Muyoboke sumbwiye ko mwabikemuye hano nabivuze se reka tubivuge no reka hari saga wigeze Alain yes nta kibazo mfitanye na Muyoboke bite no kwa reka nkubwire nigeze kubona postinga Muyoboke none so sinagupostinga reka nkubwire twumvikane hari Chari na Nina hari Muyoboke hari uriya mwana witwa Chris Hart Muyoboke yazanye muri Rebo yego hari so wakitonze none so bose narabapostinze reka nkubwire no man nje posting abantu benshi so urero ugiye kugira ngo urebe ku bintu na postinze caption nicyo kibazo titre ushyiraho erega none se caption ni iki ubu wowe ntushobora kujya kwandikaho ibintu tutaganiriyeho hano kugira ngo abantu bakurikirane ibintu byawe nanjye bagira ngo abantu hari ubundi tugaruke Chari na Nina bara abakobwa niki kuri Jihad bavuze iki kuri Jihad nawe urabizi Chari na Nina n'abantu banjye byahatari umva numve gutyo uko tu nta kindi ase shwa Chari yarabyaye wamuteye indase ndiko wazagiye kubaza umuntu hafi wabo nyine uzi amakuru yabo day by day rero kisinjya ntwarinda ubwo uzagiye kubaza Chari none kuntuze kuri iyo nabonye ejo bundi postinga ntuze indirimbo ya Chris Hart bari bayikuye kuri channel ya ntuze ya Decent Entertainment yego postinga screenshot bango ngakakana ngo barakariye ngo ibyo ubundi iryo jambo niko nanditse waje ukurikirana ibintu nandika ikinyarwanda yizane bana we okay na postinze ndavuga ninde waruzi ibi bintu kweri ubu uyu mwana nawe batangiye kumugenda bamuhakingira indirimbo hakindi none se Muyoboke we mwapfaga icyo ubundi mbere yaho na Muyoboke ese bapfukina Muyoboke uribuka ko ntari umuhanzi ngo aramanaginga ahubwo mbaka ahantu wenda nkeka ko ugiye ko mukuri nta kuri kuraho reka ahubwo kugira ngo uzane ibintu bidahari urashaka ko ducreate ikintu kidahari no birahari kuko nyuma yuko Chari na Nina bavuye muri Decent Entertainment hari amagambo wakora gukora live kuri Instagram ukavuga ngo ubundi ngo ntacyo yabafashaga ngo kwa mva amatiko watuje umva Alain reka kunteranya n'Abanyarwanda mbabarira icyo kintu ni kimwe none se ubundi ngiye utazi icyo Muyoboke yafashaga Chari na Nina urakizi sawa rero ubwo urumva ari je wagiye hari handika tutaraza kuri kamera ngo byarakemutse ubundi ni biki byakemutse Alain aho urambesheye cyane kandi tujye dutanga ibintu biribuze kubaka abantu kugira ngo bisenya abantu bakoze kandi okay none se tugaruke kuri ejo noneho nabonye
eri gukurikirana poste zanjye kandi igiye postinga buri munsi. Yes. Ejo nabonye posting ari Patrick wo kunyarwanda ni umushuti wanjye wo kunyarwanda.com ya posting yakoresheje umuhanzi sinzi niba ari inshuti yawe sinzi niba akoresha abahanzi benshi kandi nkunda kaza akora. Yego. Noneho apostinga ko upostinga we kari gufasha abahanzi kari we muntu Imana ngo yabazaniye muri showbiz kugira ngo afashe izi mpano. Nkaya matiku mufite sinda yamwumvana. Haya matiku tugira. Buretse gatoya. Ikindi numwe mu banyamakuru bakoze ku Nyarwanda. Ari kubaka platform y'abahanzi benshi. Haba bonzi haba nabo ntazi. Kuko nje hari impano mbona ahubwo ntarinzi nabonye ku Nyarwanda ejo bundi. No kuvuga ngo ahubwo akomerezaho ari gukora akazi neza. Niyo mpamvu navuze ngo n'ubwa mbere mbonye umunyamakuru wo ku Nyarwanda ufasha abantu batandukanye kandi bivuze ngo hari abandi banyamakuru uzi babanje ku Nyarwanda.com bitangaza amakuru bitandukanye barahari. Urabazi none se bari hehe? Siho bari. Ibikorwa bakoraga ntago uri ibikorwa akora sinzi ale uzabibona ngewe mukurikirana cyane. Ni imfura cyane afasha abahanzi benshi batandukanye kandi asanga nabo bamuhaye zagiti. Ntago mbizi ntago ibyo nabijyamo. Yego. Nese ubundi hari NG nanone nabonaga na Kayitare wa Itare ndamushuzuje muheruka kera. Naho ni interview kabisa salute na muheruka kera NGO iriya wabagamo na Kayitare wa Itare Dembe. Iyo bigeze he projet zayo zo kwa kundi gufasha abantu. Uzajya kubaza Kayitare ntabwo cyo ushobora kumbaza. Urumva umeshoninze Kayitare uzajya kubaza Kayitare wa Itare Dembe. Thank you. Nise simubirimo nawe ntabwo mubirimo nabonaga kuko impamvu ndibuka njya gukora ikiganiro nagiranye na Kayitare wa Itare Dembe. Yes. Ambwa ati DJIHAD no muvandimwe DJIHAD turakorana hano udusanze songiza amahirwe wenda Kayitare kubwa akazi kenshi ntabwo muheruka waduhiriza naho amakuru. Reka uzajye kubaza Kayitare. Yego. Muri macyo ndiye sini kuri kamera. No hari nanone iyo ubona wenda ukoresha social media. Yes. Cyane. Yes. Hari igihe wigeze gutuka Strawberry. Uramutuka nawe yakoze ibintu biri navuga ko ari bizarre. Iyo umuntu yakoze ikosa ariko iyo umeshoneze ijambo gutuka urumva ni icyaha. Yesu waramututse gihanwa n'amategeko muri code penal. Waramututse. Reka tubisasire tuvuge ko wamubwiye nabi. Wibisasira. Zamura ikindi ikibazo cyawe uko kimeze neza ntuvuge ko namututse. Kuko iyo naramututse aba yaragiye kundeka. No Strawberry yari yakoze yari yatukanye na Gaga Yel. Ego. Okay, ndabyibutse. Noneho bakobwa ego. Haza kuba sakibira trendinga cyane Jada abizamo muri iyo minsi gutangira gukora live Instagram. Ese iyo ubona aba bashiki bawe navuga ko ari bashiki bawe kuko baba muri entertainment nawe kandi baba muri entertainment niko kazi gukora biyambika ubusa ku mbuga nkoranyambaga n'iki wowe ubivugaho iki? Inama wabaha ni izihe? Birakwiye mu buryo bwo gushaka amafaranga? Ese ubona nyuma y'abana bazavuka kuri abo bantu biyambitse ubusa imyaka n'imyaka ku mbuga nkoranyambaga byo bizatanga iki? Turagiye nko dukore analyse kuri ibyo bintu. Kuba sex worker cyangwa se ukora umwuga w'uburaya. Strawberry nibyo akora. Buretse gatoya. None se suvuze ngo ni ukwigurisha. Bobo bafata amafoto ya none se biriya ni ibiki? Ni ukwigurisha nyine kuri social media. None se si ukwigurisha? Iyo wigurisha uburi iki? Tubwizanye ukuri. Niyo wigurisha uburi iki? Uri ndaya. Voilà. Kubura umusex worker cyangwa se uri ndaya. Ntibivuze yuko ujya ku karubanda kuko hari udakeneye kugura. Dufite abana muri iyi minsi bakoresha social media cyane. Bakoresha internet. Uri kujya kubaroga. Niko navuga. Ikindi uri kwica abantu mu mutwe. Ni hahandi nifatwa ku ngufu riziyongera hano mu Rwanda.
nukuri none se nujya hari ukambara ubusa uzaguca hazakurebera izuba hazagufata kandi noneho uhita uvuga bamfashe ku ngufu ikindi abana babo burya buri muntu agira uko atanga uburere ku bana biwe yego ni ibintu nakubwira ko biri gukorwa ku mbuga nkoranyambaga kwiyandarika kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga gutukana rimwe na rimwe ugatanga na comment ziri negative ese ubibona gute ngwenda nyuma y'imyaka 5 ise abana bazavuka urugero byabaye kuri Sani byabaye kuri Sani afata ajya live kuri Instagram abantu benshi bafata video cyane ko twibuke nanone hari umuntu ari abakobwa babiri bigeze kwiyambika ubusa basinze kuri Instagram barabahana cyane ko noneho n'umutipe wari wababwiraga ngo bambare bambara ubusa kuri iyo Instagram ye yaje gucika polisi y'u Rwanda baza kumurasa urabona naho ngaho intandaro y'urupfu rwavuye ndetse no kuba bariyambitse ubusa ese ubibona gute nk'umuntu ba muri showbiz no kuvuga ngo kwambara ubusa ntago ari byiza burya iyo ugiye ku karubanda ukambara ubusa uba wikurura ibyo byaha nyine hari gufatwa ku ngufu hari gufungwa gutese iyo wabikoze gutyo ibaza ukajya gushyira ubwambure hanze ni ikibazo gikomeye cyane yes burya umuntu ahitamo icyo akora ariko ntahitamo ingaruka zabyo gusa si byiza ariko ndibaza nyuma y'abari abantu bahanye hari abandi bantu bongeye kubona ntabwo nongeye kubona aho rero nukuvuga ngo barabiretse muri macuru urukuvuga ngo government ifate bari abantu biyambika ubusa kuri ku ma social medias ibahane yihanukiriye kubahana sinzi ukuntu uri bushake kuvuga abantu bagiye ku karubanda bakuyemo imyenda bagaragaje uko bavutse rwose ntago ari ibintu byiza nukuri tugaruke none Jihad ukunda kugaragara ubyina ukuntu indirimbo nta munsi ndabona utapostinze ubyina indirimbo sometimes nkabona comment bati ariko ubundi ngende ukara abantu bajya bambwira kuko twakoranye projet zirenga 3 barambaza nyibuka nigeze kuvuga ati umuntu utazi Jihad azambaze twakoranye projet zirenga 3 kandi ziba successful abenshi bakavuga ngo Jihad ni umutinganyi uriyakitinga gute kuko ngenda kuzi ndi kugira ngo ubyivugire ngenda kuzi natanga ubwo wanya kuko twakoranye projet zirenga 3 ibintu ntabyo nzi so ariko hari ababizi ndi kugira ngo none ubyivugire kuri kamera mpora mbivuga cyane umuntu iyo ari umutinganyi arabivuga iyo ari umutinganyi ikindi sinibaza impamvu umuntu izina kandi ari umunyarwanda mfite uko nitwa ikindi cya kabiri kiyongereye kuri ibyo byose twarakoranye yes projet zirenga 3 ndabizi twarakoranye so rero burya kuri iyi si buri muntu ajya amenya ibye urayakitinga gute rero iyo babikubwiye mu gihe utabyize je nta kibazo jewe umunyarwanda avuga icyo ashaka none se babuze umuntu kuvuga yes kuko burya niyo dukora iyo duherekeje abageni tubageza ku muryango ku rugi rw'icyumba ntago tujya dufungura ngo tujye kureba ibyo bari gukora mu cyumba burya umuntu mu cyumba cye cy'inkutenye niwe umenya ibyo akora mu cyumba cye sinibaza rero yuko umuntu wahariya ku karubanda ashobora kumenya ngo Jihad gutya na gutya hari ukuntu abajya ngo reba ngo burya aba yabyinnye nyine bashaka kubisasira none se barashaka yuko mba nkabo cyangwa agiye ngomba kuba njyewe bari ukuntu uba wabyinnye ukabona ko nyine yes ni challenge irigalish nyine ni ukuvuga ngo nubu ngiye gukora amavideo y'amakomedi nambaye amakanzu mu misize bazavuga ngo iki nati noneho yabaye umugore karabaye nukuvuga ngo Jihad yabaye umugore karabaye nukuvuga ngo ayo amagambo yo nta gihe ashobora tubwire bihereze murongo rero ubikora nka bya bindi bya oda pass byo gutwika ubikora nka leisure iyo nkoze video challenge am public figure iyo nkoze video challenge hari icyo mbashaka kwigisha hari indirimbo mbashaka kuri nakunze kuko si indirimbo zose ngira ngo ujye ubibona si indirimbo zose iyi ndirimbo nayikunze rwose nkora video challenge ujajinga akajajinga Jihad mbameze gutya
Semuhungu ni iki mu Eric Semuhungu ni iki mu buzima bwawe? Ni umunyarwanda. Yego. Niki mu buzima bwawe kuko ni inshuti yawe twakunze kubona mukorana Yes, ni kiremwa muntu. Niyo mpamvu kandi nubaha ikiremwa muntu aho kiva kikagera cyose. Ibyo mbikuziho much respect. Ariko tugaruke ku bantu ujya ufasha, ese ufasha abantu bameze bati na ugira liste y'abantu uzafasha cyangwa se ubona umuntu ufasha direct ugahita umufasha bigenda bite? Ahubwo abantu tuzafasha kuko nakubwiye ko atari cyo abantu muzafasha iyo tuzajya gufasha tuba tureba ababaye kurusha abandi. Aba hano mu Rwanda abantu barababaye benshi ariko nanone ureba ubabaye cyane kurusha undi. Bigenda bite rero iyo ese ku rwego rw'umudugudu bakaduha liste cyangwa se iyo ari umuntu wamutweretse turagenda tukahagera kuko ntabwo dushobora gukora ibintu n'amategeko atazi tukababwira tuzaza gufasha uyu muntu bakaduha ubwo burenganzira. Yego. Kubera iki mutajyana n'itangazamakuru ari wenda ni yaba ariyo uniqueness yanyu kuko ndibuka abantu benshi iyo bagiye gufasha bajyana itangazamakuru ngo twafashije umuntu umwe nawe nabibonanye ni Israel Mbonye wafashije abantu muri lockdown ariko abambika mask kugira ngo batababona kuko tubona amafoto gusa ariko nta media muwa mwajyanye. Ukuvuga ngo iyo ari umuntu waciye ku bitangazamakuru akeneye gufashwa n'ubundi ujyana itangazamakuru ariko iyo ari umuntu utaraciye ku gitangazamakuru genda umufashe papa utahe. Wow. Yego. Iyo ataciye ku gitangazamakuru ariko iyo yagiciyemo ukajya kumufasha kubera igitangazamakuru n'ubundi ujyana n'icyo gitangazamakuru cyakoze inkuru ariko iyo ntacyo cyagize cyafasha genda utanga ibyo utanga umufasha ibyo ushoboye kumufasha. Nta mpamvu yo kujyana kamera ukuboko kumwe gutwaye kamera ariko ujyana amafoto ufata amafoto kugira ngo abatagiye ubasangize uko byari bimeze. Yego. Ariko atari ngombwa kubishyira ku karubanda. Okay. None tugaruke muri hari company wabagamo ya Rwanda Future Music. Yes. Iyo uracyayirimo? Yego, ntabwo baranyirukana. Ndacyayirimo nanjye sindanayivamo. Ndacyayirimo. Hari performance nakundaga kubona y'umujyi wa Kigali mu yitwaga harya ya ntuze ya babakobwa wawe wari ufite ni Never Give Up. Never Give Up. Iracyakora? Never Give Up dukora imikino ijyana n'ifashamitima. Akenshi dukora mu bikorwa bya mobilisation. Ikindi dufasha Abanyarwanda mu kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 dukina imikino yo kubaka amahoro ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge. Iyo groupe rero iracyahari. Yego. Okay. Ndumva noneho kuko ntabona wa mukobwa wakunda kudomina cyane. Arahari. Yego. None se ubundi nk'ubu ukunda gufasha abantu abahanzi. Ubundi ufasha umuhanzi umeze ute? Ndavuga kumufasha wabashakira rebo, wabashakira wabahereza power play kuri TV na radio stations, wabashakira interviews, umuhanzi ufasha ubundi abameze ati? Umuhanzi dukorana cyangwa mfasha njewe umuhanzi wese unganya akambwira ndashaka kumfasha ABCD ndamutega amatwi nkamubwira nshoboye iki sibyo nukuvuga ngo nta bitangazamakuru mfite sindi umunyamakuru kugira connection z'abanyamakuru ubwo ndabavugisha bakamufasha yego nta giti yikikize none se nimba mbwiye ngo mfasha uyu muntu nawe nta mafaranga afite urayakura mufasha twikomereza tugende nuko gufashanya ni byiza mu buzima ubwo nyine bikagenda wanze ale nkakubwira afasha uyu muhanzi afite impano nabwo ukareba niba afite impano koko sawa jiha uzamubwiraze ubu wakwanga se voilà nabandi nuko bigenda cyangwa se nkaba postinga kuko mfite ntuzenya abantu benshi bashobora gukurikirana ibintu byiwe neko ubundi ukabura muremeye no ese ukumuremera mbamufashije kuko nanjye ejo azamfasha ese ubundi kubera iki muri showbiz usanga mu tuntu twa ruswa twa giti baduhaye nyito n'amashyari no kwikunda so nago rero ibyo sinabijyamo cyane kuko nabo bafite impamvu yabyo yego ariko baje bareba nabo bakagiti kuko hari umuntu ushobora kureba kuvuga ngwino dukore ariko hari n'ushobora kwibwiriza
urugero Bruce Melody ntiyasohoka muri interview atagusigiye amafaranga urugero ngaho mbwira umwana w'irwamagana uje muri interview bimugoye watse tike papa we ngo aze kugira ngo mugani ale ngenda narira nge ngira inuzenya ku buryo akenshi usanga birakurenga kwa yego nose jya tugaruke ku buzima busanzwe ubuzima busanzwe yego hari ukuntu usanga wenda nko ukumva ko ariko ibundi iyo bafashe ibi bintu by'abasore bihaye n'abakobwa kuvuga ngo ngiye ngo ndi umutinganyi akajya kuri social media akabivuga yego ureactinga gute first of all abayihakato yavuze ngo ni umutinganyi ukuvuga ngo ninde ukeneye kubimenya no kubyumva hari umuturage biramufasha iki arabikeneye kubyumva se zana message erega n'abanyamakuru namwe ntimworoshye mubakuramo shikamo niko tuvuga mukabasigira amarahaba murabarondogoza sindumva umuntu wakoze ubukwe ajya ku karubanda ngo nabikoze gutya turabeshya so nukuvuga uri umunyarwanda wikwivangura n'abandi ariko ni uburenganzira bw'umuntu kwiyumva gusa ariko muzirikane ko umuntu ahitamo icyo akora ariko ntahitemo ingaruka zacyo. Thank you. None se ku ariko nta nshuti zufite ziba muri ibyo bintu kubati ngende umutima la majorité abanyarwanda none se aba abanyarwanda n'abandi bose ku isi ibyo byiciro turabigira mu muryango nyarwanda muri societe turabigira sibyo nkuko ushobora kumbwira ngo nta ubana n'ubumuga uzi nta ubana n'ubumuga bwo kutabona uzi nta muntu mugufi uzi nta muntu muremure uzi nta nzobe uzi nta gikaruzi kubera icyo abo ntabamenye nabo urabazi cyane ese nk'umuntu ntuze kuza kumbaza ibintu byinshi kugira ngo utaza yes ntago ngiye urabona ntago ndi gushaka ya titi yahahiye no ahubwo tugaruka kurya kuko muri societe indi byaramweru na muhe rwose ese je niba uzi ko bahari kandi ukabumwiye ko ari ukwitandukanya ari kwivangura n'abandi bantu n'icyo bamarira wowe ziko ari abanyarwanda hari ikindi se uneke ubamarira iki wowe mu bijyanye none se urumva nakumarira iki nimba ngiye ubwanjye nakumarira iki jihad none se najya kuguteretera ariko ushobora kuba ati brother rero ibi bintu nubwo wenda wabikoze ariko wakakwiye kubikora buri wenda ntago ari ngombwa kubijyana muri jihad isuko ngukomeze ureka umuntu akaba mu buzima bwe buri muntu n'ubuzima bwe buri muntu n'agasaraba ke imico y'urugo ntiyubaka urundi yes abanyarwanda babivuga neza imico y'urugo ntiyubaka urundi ntago imico yanjye nzaza kuyigushiramo Alain nshobora kukugira inama ugafata icyemezo ariko sinakubwira ivi na ivi none se ubu nkubwire ngo ntuzongere kwambara umupira w'amabara y'umutuku nimba se uyakunda yes tugaruke muri mu myaka almost 10 years ishize muri 2010 muziki kera barafashanyaga wabonaga collabo za All Stars nyinshi isungu ubwo ubona bipfirahe abubu kuko bazi ko ari akazi babishiramo no guhangana kandi ntibazi yuko bari no kubaka societe nyarwanda yego so no kuvuga ngo rero sinzi ikintu bagenderaho yego ubibona gute none nyuma y'imyaka 10 nibikomeza gutya nta mustari tuzagira mu Rwanda reka nubundi nta nuwo dufite nubundi ntawo tuzagira nibakomeza amashyari ntago ari abastar buretse gato ngewe ndeba mu nuzenya social media zitandukanye muri Tanzania cyangwa i Buganda iyo live van ari kuri stage stade yose iranyeganyega uwo ni umustari sibyo ariko hano mu Rwanda nimba ari abanyarwanda natwe tugira tiku mu mitima yacu iwacu nta maboko hejuru tumeze gutyo narabibonye muri South African Party ba Bruce Melody yagiye kubyina ubwo haravuye Dream Boys gihari ubwo noneho mbona Platine yimereye uko cyane mbona Riderman yimereye abahanzi bacu ntibafashanya ntago bafashanya wowe uzarebe iyo live van yasohoye indirimbo zucara mu posting yes nunda kamuposting nabambuso cyane ariko hano mu Rwanda uzambwire batanu babikora reka uzabambwire no kuri state barakwishyuza
thank you Ngo nta niyo musitari mpamvu rero tuzagira mu Rwanda. nawe nitumugira ariko Ehe. tuzareba Ese rubona aha ngaha abantu bari gukora kugira buri muntu n'umusitari ku giti cye kugira ngo abeho ariko nta musitari turagira ariko hari ikintu ndi gukunda kuko iyo Ivan agiye kuri stage mana y'u Rwanda hapfa abantu man uretse no gupfa barahurura bakamwuzura ariko hano mu Rwanda bahita bifu bakurebuka uriya ninde muri Bruce Melody yageze mu isoko rya Nyarugenge yigendera bisanzwe ugenda bisanzwe cyane kuri adakunda kwifunga nk'abandi nta nubwo akunda kwishyira hejuru ni nabyo uriya byiza musaza, burya much respect nakomereza. ariko ugasanga hari ariko erega twebwe abanyarwanda twarababaye twaciye mu buzima bwinshi twaciye mu bibazo urago bafata abanyarwanda twarababaye twebwe ntago batuzanaho imikino ngo tuzamuke ngo amaboko tuzamuke neva tumeruka ariko ni ya marangamutima dukomeza twarekuye tukerekana ko umuntu tumukunda nimba ukunda umuntu rwose bimwereke aho kugira ngo ahite ngo nguriya gusa ibyo ngibyo bimwereke ko umukunda nyine so rero ntacyo ariko bizaza ariko abahanzi nibo bazatuma abanyarwanda babakunda niba begere cyane babaha ibyo bakeneye bareke kubiyemeraho turi gukora analize to ku muziki na entertainment ariko tunasoza ese kuri side y'itangazamakuru bwo urabibona bipfira itangazamakuru mana aho ngo wayiturira reka turireke oya tubwira riragakizwa itangazamakuru bimeze bite n'abanyamakuru ubwabo barahanganye erika sinzi nimba utabibona ndabibona kuko voilà ni ukuvuga ngo iyo umunyamakuru agiye mu gitangazamakuru kimwe undi aravuga ati agiye hariya ntugeyo iyo ugiye kuri nk'ubu na YouTube channel dufite hano mu Rwanda zifite utuzu cyane uretse ko je ntajya mbijyamo sinshobora kuvuga ngo iriya YouTube channel niyo ngomba gutangaho interview niyo ufite umusubscribers umwe ukambwira ngo ngwino ngo interview nazi ariko hano mu Rwanda bafite utuzu ugasanga bari kuri kiriya kinyamakuru ntibashobora kujya kwa kiriya none iyo no hageze uravuga ngo ariko ngo hari ubujyago yo gukora iki njya mbura n'ibyo bintu nkabibona bibaza yes so rero birekure ikindi ibitangaza abanyamakuru bari kwicira abanyiri ibitangazamakuru sibyo nimba ugomba ari ugufasha abantu nta mafaranga ariho mubafasha ikindi wikumva wikangisha umuntu kubera uwo mwanya uriho ejo ushobora kuhava hakajya hundi mufashe ejo igitangazamakuru kizakwirukana hazundi kuki utafashije umuntu bafashanye ikindi uribaza bagajya gukina indirimbo z'Ubugande Kampala n'ahandi mu Rwanda zihari noneho bakibanda nanone ku bahanzi bamwe bavange hari abana bo hasi bafite impano kandi indirimbo zabo zikeneye gukina muri save yabo haba harimo indirimbo nyinshi cyane ariko byibura bavange barafasha hari radio nzimwe muri iki gihugu ijya akenshi ijyanye yo indirimbo mu mezi 3 baguca 700 kugira ngo bayiplaying yego usanga kenshi byica media byica music byica generation byica ese hari abantu bahanzi bajya bakuganira ko bati buriya rero sha hari urahazi nagiyeyo banca 1000 nibi ngo nkore interview cyangwa abahanzi batinya kubimbwira nta muhanzi ujye bimbwira baranyihorera kuko bazi ko nahita mbivuga ntabwo mbikunda ariko iyo ari radio yabishyizeho ikigo buri rugo n'imiyoborere yayo nimba umuntu yarashyizeho radio ye agashyiraho ikigo sibyo akeneye yuko ikigo kiwe cyunguka nimba hariho icyo kintu cyo kuvuga ngo buri mezi runaka hishurwe amafaranga bayishyure nyine none se ko bajya kwishyura studio ko bajya kwishyura se intuzi iyo radio sinyizi ariko nimba hariho iyo principe yo kwishyura cye mumva nta kibazo bakwishyura yes ja turi ku musozo rero hari niki wabwira abafana bawe abakunzi b'imyidagaduro abakunzi bagukunda bavuga ati jihad nibura twakwisiga n'amarangira umuntu ukunda gutanga ukuri kandi nanjye ndabikunda hari niki watanga kuri message y'abo bantu burya gukunda ni byiza ntawe utabyanga ariko jewe ntago nshaka ko umuntu ankunda ahubwo anyubahe kuko kunkunda si itegeko ariko kunyubaha ni itegeko sibyo kuko urukundo bivana n'amarangamutima yego ese ubundi jya ugira girlfriend kubera
menye tu ntawe mfite reka okay none se abafana bawe rero yego gire message bagenera utubwire se n'impamvu ubutanga kuri cyane akenshi gukunda kubabaza abantu bawavuzeho ese nta muntu urakugirira nabi avuga ati shajiha wajye ugabanya gutya nta muntu urangirira nabi kuko nta muntu mba natutse rega ni ukuri kuri aho ngaho gusa kandi burya ukuri ntikwica umutumirano sibyo abantu banje Imana ikomeze barinde ndabakunda kuko nzi neza yuko bankunda kurusha uko mbakunda yego murakoze cyane namwe mwakoze so okay thank you so much for coming hope once we invite you for the next episode you will come and keep it up for helping that young talents. Thank you so much. God bless you. Thank you. Yes. Audio Jungle.